ijambo ryagiye rigaruka ni ijambo rivuga ngo igiti cyitwa goferi ndetse n'igiti cy'umuvumu uyu mugabo Zakayo yaragiyemo. turabasuje inshuti bavandimwe mwese mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro bya Evangelize Le Monde TV. Nitwa BKM, dukorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Strasbourg. Iri ni televiziyo rero ibwiriza ubutumwa bwiza nyine impande zose z'isi nk'uko twitwa Evangelize Le Monde. Nous sommes ici pour évangéliser tout le monde. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero nkeka ko atari ubwa mbere aje kuri kamera za Evangelize Le Monde TV. Mwaramubonye ubwashize twabanye mu kiganiro cy'ubuhamya bwe aho twabonye nyine imirimo y'Imana ikomeye ku buzima bwe. Nimba utarabashije kubona icyo kiganiro ubwo ngubwo urajya munsi y'iyi video urebemo twapininzemo ahantu nyine ushobora kubona ikiganiro cye cy'ubwashize kugira ngo ubanze umenye umuntu turi kumwe wari we. Ariko kuri mwe twabanye nawe, reka noneho tugiye kumwakira. Ni umuvugabutumwa bwiza, agiye kuza tuganiriza ariko yabanza akibwira abadukurikiye wenda batagize amahirwe yo kumubona. Murakoze kunyakira. Nitwa Evangeliste Niyonsenga Irene. Ndashima Imana kubw'ikaze mutwashye. Yego murakoze cyane, natwe turongeye kubakira kandi nanone turabishimiye nk'ibisanzwe. Amen. Noneho twakwibaza utuzaniye iki? Mbaza ni ijambo ry'Imana. Muraza kunyemerera tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice cya 6, turaza guhera ku murongo wa 13. Yego. Haravuze ngo Imana ibwira Nowa iti: iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkugi mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Amen. Munyemerere kugira ngo iyi nyigisho yacu tuze kuyumva neza, twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 19, turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amurebe uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanga ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati: Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo tubaganirize, kandi ndabihamya ndashidikanya ko Imana iraduhereza umugisha ndetse turakira imigisha ibonekera mu ijambo ry'Imana. Niba mwabanye natwe turimo dusoma iri jambo ry'Imana, hari ijambo ryagiye rugaruka. Twabonye umugabo witwa Nowa, Imana imubwira ngo yibarize inkuge mu giti cyitwa goferi kugira ngo abashe gukira uburakari ndetse n'umujinya w'Imana. Tubona uyu mugabo witwa Nowa akirira mu giti cyitwa goferi. Hanyuma tubonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 19, tubona undi mugabo witwa Zakayo, wari mugufi cyane ariko waje guhura na Yesu, bahuriye munsi y'igiti. Imana itugirire neza cyane. Ijambo ryagiye rigaruka ni ijambo rivuga ngo igiti cyitwa goferi ndetse n'igiti cy'umuvumu uyu mugabo Zakayo yaragiyemo. Nirihe jambo nakuzaniye? Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kuvuga ijambo rikomeye. Hari impamvu yatumye bakoresha ijambo igiti cyitwa goferi ndetse n'igiti cyitwa umuvumu, kugira ngo aya magambo nze kugera ku cyo dushaka kuganiraho. Biraza kudufasha kugera ku ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15,
duhereye ku murongo waho hambere. Amagambo yanditse muri iki gitabo ni amagambo yavuzwe na Yesu ubwe. Haleluya! Yesu ubwe niwe wavuze aya magambo. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, mwebwe muri amashami. Bityo Yesu avuze, Yesu ni igiti cy'umuzabibu, hanyuma twebwe turi amashami. Bivuze Yesu Kristo niwe giti. Haleluya! Mana ishimwe. Yesu Kristo niwe giti, hanyuma twebwe turi amashami. Ningomeza mvuze kuko Yesu Kristo ari igiti, twe tukaba turi amashami, turongera tubihamisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 5 ku murongo waho wa 5. Hari amagambo akomeye umwe mu bakuru yavuze igihe Kristo yari amaze kubumbura igitabo yifatanishije ibimenyetso. Yaravuze ngo yewe Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi. Shimwa, igishitsi cya Dawidi aranesheje, abumbuye igitabo, amenya ibimenyetso bigifatanije. Imana itugirire neza. Marayika w'Imana yise Kristo igishitsi cya Dawidi. Ijambo igishitsi ni iki? Igishitsi ni izina rihabwa igiti cyatemwe. Iyi giti cyatemwe cyamburwa izina ry'icyubahiro kigahinduka igishitsi. Hanyuma rero kubera iki yakoresheje amagambo agafata Kristo akamuvuga nk'igishitsi, nuko ngo Kristo niwe giti, ariko yaje gutemwa. Atemwa n'Abayuda, atemwa n'abagambanyi, atemwa n'abafarisayo, bamuhoye ko yita Imana, bamuhoye ko yita umwana w'Imana. Muri uko gutemwa kwe yaje gupfa, bingana no gutemwa kw'igiti. Rero umugaragu w'Imana Yobu arongera yuzuza ubuhanuzi mu gitabo cya Yobu igice cya 14 ku murongo wa 7. Haravuga ngo erega hariho ibyiringiro, ngo naho igiti cyatemwa ngo cyongera gushibuka, ngo kandi iki giti gishibutse ngo kigira amababi y'ibitontome. Bwari ubuhanuzi bwerekana Kristo kari we giti cyatemwe, kimaze gutemwa gihinduka igishitsi. Ariko igihe kiragira cya gishitsi kirashibuka, gishibutse gishibukana amababi y'ibitondome. Byasobanuraga ko Yesu azapfa agatemwa, ariko akongera akazuka, ariko gushibuka kw'igiti. Imana itugirire neza cyane. Nasanye inyigisho ivuga ngo Yesu Kristo niwe giti cy'umuzabibu. Imana itugirire neza cyane. Muraza kunyemerera aya magambo ninyavuga, munyemerere munyumve, kubera ko ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo uhereye kera yajyaga yigisha akivuga, ariko agakoresha ibyaremwe kugira ngo abantu babashe kumusobanukirwa, agakoresha ibyaremwe kugira ngo abantu babashe kumwumva no kumumenya neza cyane. Niyo mpamvu yajyaga avuga amagambo akomeye, akavuga ngo ninjye nzira, ninjye kuri. Niba Kristo avuze ngo ni inzira, ukwiye guhita avuga ngo ese niba ari inzira, Kristo amaze iki mu buzima bwanjye? Inzira mu buzima busanzwe ivuze iki? Niba Kristo ari we nzira, niki nakwigira ku nzira ngamenya agaciro ka Kristo? Yajyaga avuga ngo ninjye rembo ry'intama. Ese Kristo niba ari irembo, niki Kristo ashatse gusobanura? Yakundaga gukoresha ibyaremwe kugira ngo abashe gusobanurira abantu bamenye uwo ari we. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Petero we yaravuze ngo niwe buye rizima. Ndashaka kuvuga ngo Yesu Kristo ni igiti cy'umuzabibu, hanyuma twebwe turi amashami. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma ndashaka kuvuga ku ijambo twasomye byerekana ko Kristo ari igiti. Bibiliya itubwiye ko isi imaze kugwira abantu, ngo abantu batangiye kuba babi, ngo abantu babaye babi, Imana ifata umwanzuro wo kurimbura isi n'ibiyimo byose. Ariko Imana ikimara gufata umwanzuro, ihura n'ikibazo gikomeye. Isanga ku isi hariyo umugabo w'umukiranutsi, isanga ku isi hariyo umugabo wubaha Imana witwa Nowa, kandi Imana isanga itari umurimburane n'abakiranutsi.
nubwo isi yuzuye urugomo, isi ikaba yuzuye ubugome, ariko uyu mukiranutsi witwa Nowa ntabwo Imana ishaka kumurimburana n'abandi. Imana ifata umwanzuro wo kurinda Nowa, ariko imurindira mu isi iri kurimbuka. Ndagira ngo munyumve, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi bwo kurindira umuntu wayo mu isi irimo kurimbuka. Bivuze iki? Nta wundi muntu washobora kugira uburinzi ahantu hose. Iyi si igize ibibazo, igihugu kigize ibibazo, abanyembaraga bo mu gihugu bahungisha ibyabo, batorokesha imitungo yabo, bahungisha abana babo, bahungisha abagore babo, ariko Imana yo ntabwo ijya iduhungisha ibyago, ahubwo ibiduterekamo yarangiza ikabiturindiramo. N'Imana ifite imbaraga zo kuturindira hagati mu kibazo. Imana itugirire neza. Umwami wacu Yesu Kristo aheruka gusenga isengesho rikomeye cyane. Yaravuze ngo data, abantu banjye isi irabanga. Aravuga ngo ariko reka ibange, ngo n'ubundi sabi isi. Ariko avuga ngo data, simbasabiye ngo bakure muri iyi si, ahubwo ndashaka kuyibarindiramo. Imana ifite imbaraga zo kuturindira mu isi twanga, ikaturindira mu isi turwanya, ikaturindira hagati y'abadayimoni baduhiga ntibadushobore, ikaturindira hagati y'abarozi ntihagire icyo badutwara. Imana itugirire neza cyane. Amen. Imana rero kugira ngo ibone ahantu irindira umugaragu wayo Nowa, yamusabye gushaka igiti cyitwa goferi. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ngo Kristo niwe giti cyitwa goferi. Kristo niwe buhungiro bwacu. Uwahungiye kuri Yesu, Yesu aramurinda. Iramubwira ngo ushaka igiti cyitwa goferi. Ndagaruka kuri iri jambo, ntabwo yamubwiye gushaka igiti icyo ari cyo cyose. Mu ishyamba harimo ibiti byinshi, ariko Imana yamuhaye icyerekezo cy'igiti. Icyo giti cyitwa goferi gitandukanye n'ibindi biti. Petero yaravuze ngo niwe buye rizima. Bivuga ngo nubwo hari amabuye, ariko we nibuye rizima. Nubwo hari ibiti, ariko we niwe giti. Imana ishimwe. Amen. Imana ihimbazwe. Bibiliya itubwira ko iki giti yagishatse cyitwa goferi, yarangiza akakibaza agashyiramo ibyumba bitatu. Ibi byumba bitatu yagombaga kubanamo n'inyamaswa, akongera akabanamo n'ibiryo bihagije, akabanamo nawe. Ni ibyumba bitatu. Ndagira wumve ibi byumba bitatu mu ntega amatwi. Harimo ibyumba birimo inyamaswa, harimo ibyumba birimo ibyo kurya bihagije. Mbabwire ko muri Kristo nta nzara ibamo. Amen. Muri Kristo nta gusonza kubamo. Kristo afite byose. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ubutunzi n'icyubahiro byose byahishwe muri we. Imana yafashe ibintu dukeneye bishyira muri Kristo. Mu nguge habamo icyumba cy'ibyo kurya. Imana ishimwe. Hanyuma umugaragu w'Imana Nowa yaje kujya muri ya nguge. Bibiliya atubwira ngo amazi yuzura isi, imvura iragwa, abantu barapfa, inyamaswa zirapfa, ariko Nowa ntiyagira icyaba kuko yari mu nguge. Bivuze iki? Iyo turi muri Kristo, Kristo afite imbaraga zo kuturindira muri iyi si. Imiyaga n'imiraba n'inyanja byose, imvura n'imivumba ntacyo byadutwara turi muri Kristo. Kuba muri Kristo ni iby'igiciro. Imana itugirire neza cyane. Munyemerere ndaza kuvuga gato ku giti, sobanure ku giti, kandi turaza guhabwa umugisha. Imana itugirire neza. Hanyuma umugaragu w'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana avuga amagambo Kristo yavuze. Yesu yaravuze ngo ni igiti cy'umuzabibu, ngo hanyuma twebwe turi amashami. Ubundi mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe tubayemo bwa buri munsi, kubera ko Yesu yavuze ngo ni igiti, kugira ngo twigire kuri iki giti. Niki twagombaga kwigira kuri iki giti? Ndashaka mu nyumve. Icya mbere, Imana nishimwe cyane. Igiti Yesu Kristo ni igiti, hanyuma twebwe turi amashami. Mbabwira ikintu gikomeye, nta na rimwe ishami ritunga igiti, ahubwo igiti
tugatunga amashami. Yego. bivuga ngo Kristo niba ari igiti twe tukaba turi amashami afite inshingano. Haleluya, haleluya. Amena. Kristo afite inshingano zo gutunga amashami Amashami. kuko twebwe turi amashami, Kristo ni igiti. Ibyo kuvuga ngo tuzarya iki tuzanywa iki ntabwo bitureba, birareba igiti. Byo ntabwo bitureba, ni Kristo bireba, ntabwo ari twe bireba. Icyambere cy'inshingano z'igiti ni ukugaburira amashami no kuyitaho. Kabiri, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Igiti kigira imizi myinshi kandi iyo mizi yose ishinzwe kugaburira igiti, igiti kigahereza amashami. Ndashaka kuvuga iki? Hari igihe umuntu akurwanya agafunga akayira Kristo yanyujije mu gutabaza, yamara kugafunga akibwira ko akurangije. Mwibuke ko igiti ntabwo kigira umuzi umwe, igiti kigira imizi myinshi. None umuzi umwe iyo babutemye, undi uhita wohereza ubufasha, uhita wohereza ibyo gutunga amashami. Bivuga ngo ntabwo wafunga inzira Yesu yanyuzemo ngo uzirangize, kuko agira inzira zo kudutabara nyinshi, kuko igiti kigira amashami menshi. Imana itugirire neza cyane. Igiti mu buzima busanzwe kiyungurura umwuka duhumeka. Yego. Imana nihimbazwe. Kugira ngo wizere ko utuye ahantu hari umutekano, kandi kugira ngo wizere ko utuye ahantu wumva unezerewe ukajya mugasinzira, ugomba gutura ahantu hateye ibiti. Kubera iki? Igiti kiyungurura umwuka duhumeka. Ndashaka ngo ahantu basobanure mwumve. Ni ukuvuga ngo iyo igiti giteye ahantu ntikibuza umwuka mubi kuza. Umwuka mubi uraza, ariko cya giti kigafata wa mwuka mubi kikawuyungurura, cyarangiza kigakuramo umwuka mibi kigasiga umwuka mwiza kikawutwohereza. Mu yandi magambo, gifata inshingano zo gufata umwuka mubi kikawuyungurura kikaduha umwuka mwiza. Nguyu murimo Kristo akora. Kristo ni igiti. Amen. Haleluya. Agafata ibyo Satani yohereje, agafata ibyo abadayimoni bohereje, agafata ibyo abarozi bohereje, akabiyungurura, agakuramo ibitwica, yarangiza agasigamo ibidukiza. Niyo mpamvu abantu babona turiho batabishaka, ariko bakabona turiho kubera iki? Hari ibintu Kristo yakuyemo mu byaduhaguruke byagomba kuduhitana. Kristo yarayunguruye. Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo ni igiti. Imana ishimwe cyane. Amen. Icya gatatu, igiti kirwanya isuri. Ahantu hose hateye igiti, iyo utuye ahantu hamanegeka, kugira ngo wizere neza ko ahantu utuye nta kibazo uzahura nacyo, ugomba gutera igiti. Kubera ko iyo wateye igiti ntibibuza imvura kugwa. Imvura iragwa, ariko itandukaniro rigaragara nyuma yo kugwa kw'imvura naho igiti kiri naho kitari. Iyo ahantu hadateye igiti imvura iragwa ikamanura ubutaka bwose ukabushanga mu gishanga, kandi icyo bita isuri iyo kije ku buzima bwawe kijyana inzu, kijyana intebe, kijyana abana. Reka ngubwire ngo isuri yaje ku buzima bwawe nta kintu usiga. Ariko iyo imvura iguye igiti gihari giteye aho hantu, imvura iragwa amazi akamanuka akajya mu butaka, ubutaka bwajya kuremera igiti kikitambika, igiti kigahagarika. Ababonye imvura igwa iwawe bagategereza ko isuri iza bagaheba, ntibamenye ko nta kindi cyakurengeye uretse igiti kiri iwawe. Bivuga ngo Kristo ajya yitambika. Imvura igwa y'umwanzi, imvura ikagwa yishaka kuturwanya, ariko Kristo akitambika. Aka kanya ndimo mvugira, hari abantu Kristo yitambitse bagiye gukorwa n'isoni ntibakorwa n'isoni, bari bazi ko bagiye kumwara ntibamwara, kuko Kristo yaritambitse. Imana nitugirire neza. Ndashaka kuvuga ngo Kristo ni igiti. Igiti gica inzira aho zitari. Iyo umuntu arimo kugenda akagera ahantu hari umugezi adashobora kuwambuka, ibanga ryo kwambuka aho hantu ni ugushiraho igiti. Iki giti ugishiraho kikaba gikoze ikiraro. Mbabwire ko Yesu Kristo niwe uducira inzira aho zitari, niwe giti. Ibi nimbi babwira muzabisanga mu gitabo cyo Kuva, igihe abagaragu b'Imana Mose yambukanaga n'Abisiraheli. Nusomera ijambo urasobanukirwa n'ikintu gikomeye. Niki gikomeye uraza kumva.
umunsi bagiye kwambuka imana yabajije Mose ngo niki ufite. Mose aravuga ngo mfite inkoni. Imana avuga ngo fata iyo nkoni yawe uyirambike hejuru y'inyanja. Ikintu Mose yarambutse hejuru y'inyanja ni inkoni. Iyo nkoni ni iki? Ni igiti. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kindi Abisiraheli bambukiye kuri Kristo. Amen. Niwe giti. Iyi ngoni itaraboneka ngo igere ku nyanja ntibigeze bambuka, ariko ingoni ihageze barambuka. Kristo ajya aca inzira aho zitari. Imana itugirire neza. Munyemerere mvuge ahantu iki giti cyagiye kigaragara mu minota mike. Turacyari kumwe, tuzabana tuzavugana byinshi. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo usomye Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa ngo bamaze kwambuka inyanja bageze ahantu bita Imara. Aha hantu bita Imara ngo bahageze bahasanze amazi, ngo ariko bagiye kunywa kuri ayo mazi basanga amazi ararura. Ngo bararira bavuga ngo Mana, ngo niki cyatumye tuzana mu butayu kugira ngo twicishirize y'inyota n'inzara. Ngo Imana ibwira Mose ngo narebe igiti akijugunye muri ayo mazi. Mose afata igiti akijugunya mu mazi ari kurura. Icya giti kigeze mu mazi ako kanya amazi arahumanuka. Icyo mvuze ni iki? Aho igiti cyageze ubusharire burashira. Ahantu Kristo yageze ibyapfuye birazuka. Amazi yari yapfuye ataryoshye igiti cyihageze ahinduka amazima. Imana itugirire neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo gikomeye cyane, Imana ihabwa icyubahiro, mu nkuru z'igitabo cy'Abami ba kabiri igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa mbere, tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Elisa n'abana b'abahanuzi. Ngo igihe abana b'abahanuzi bagiye ngo bagiye gutema ibiti, ngo bageze kuri Yorodani ishoka iramanuka igwa mu mazi. Ngo arataka avuza induru ngo databuja, ikibazo mfite nuko ishoka yarindirana. Ngo kugira ngo ishoka igaruke ngo zasabye ko Elisa, haleluya, ngo abanza gufata igiti akakijugunya mu mazi. Ngo igiti kigeze mu mazi ishoka irazamuka. Niki ndimo gusobanura? Kristo niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kugarura ibyacu Satani yanyaze. Iki giti cyagaruye ishoka y'umwana w'umuhanuzi. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu afite imbaraga zo kugarura ibyacu Satani yanyaze. Imana ihabwe icyubahiro. Mu ndega amatwi tuganire kuri iri jambo twasomye ryavuze ngo ibya Zakayo. Biravuze ngo ni umugabo witwa Zakayo. Biravuga ngo yari umutunzi, ngo kandi yari umukoresha w'iko. Ariko Bibiliya ikavuga ngo yari mugufi. Reka mbabwire inshuti y'Imana, nta muntu wuzuza byose. Wowe uri mu nyumva wihangane, ntabwo ngupfobeje nta nubwo ngusebeje, ushobora kuzuza byose. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Imana itugirire neza. Yari umutunzi, yari umukoresha w'ikoro, yari umunyacyubahiro, ariko afite ikibazo cy'ubugufi. Kandi bimwe mu bintu nabonye, burya ntihagire umuntu uzakwirata, ntihagire umuntu uzagusuzugura. Nta muntu utari bugufi. Buri muntu aba mugufi ku giti cye, buri muntu aba mugufi ku ruhande rwe. Yari afite amafaranga, afite icyubahiro, ariko ari mugufi. Niyo mpamvu uzasanga umuntu afite amamodoka, afite amazu, ariko ugasanga ni mugufi, ntagira abana. Ugasanga umuntu azi Icyongereza, azi Igiswahili, azi Igifaransa, avuga indimi zose, ariko ntagira akazi, burya nawe ni mugufi. Ndagira ngo ngubwire ngo nta muntu utari mugufi. Ugasanga afite ibintu byinshi ariko yabuze ibitotsi, nawe ni mugufi. Mu yandi magambo, hari ahandi Imana ikora kugira ngo buri muntu wese yemere ko hari ahandi ari mugufi. Rero tubwira ngo nubwo yari mugufi, ngo amenya ko Yesu yageze hafi y'iwabo, ngo agira amatsiko yo kujya kureba Yesu. Ngo agenda agiye kureba Yesu, agenda n'icyubahiro cye. Ibyago yahuye nabyo, ngo ageze ahantu Yesu ari, ngo asanga hari abantu benshi cyane baje kureba Yesu. Ahura n'ikigeragezo cya kabiri, ngo ahageze asanga abantu bose baraha barusha icyubahiro, asanga abantu baraho bose barusha ubukire, ariko asanga nabo bamurusha uburebure. Ibi bivuze ko inshuti y'Imana uzarinde gusuzugura umuntu uwo ari we wese, hari icyo akurusha. Na wa mukozi w'iwawe mu rugo, na wa mwana urera, na wa
wa wundi ugaburira umusanze ku nzira nushaka ubyemere hari icyo akurusha buri muntu wese aba afite icyo arusha undi njya ngunda kubwira abantu ngo ifurusheti n'ikiyiko ni ibintu bikora akazi kamwe byose bikora mu isahani kandi byose bishyira mu kanwa ariko ikindi kiyiko cyakora ifurusheti ntiyagikora ntabwo ifurusheti yazamura isosi niyo mpamvu iyo bigeze ku meza kimwe kibwira ikindi ati mu mwanya wawe ndakubaha furusheti zamura akanyama n'agafiriti ikiyiko ati nanjye ndakuzamurira isosi ukwiye kubaha umuntu uwo ari we wese haba hari icyo akurusha Zakayo abarusha ubutunzi abarusha icyubahiro ariko nabo bamurusha uburebure ngo ubugufi bwa Zakayo bwatumye Zakayo atabasha kureba Yesu ariko reka mbabwire Yesu ni igitangaza ngo Zakayo abonye atabonye Yesu yibwira ko ubutunzi n'icyubahiro byabasha gutuma areba Yesu ngo akajya yegera buri muntu avuga ati mbabarira nanjye ndebe egerewe nanjye ndebe ngo agasanga buri muntu wese waje hakeneye Yesu kurusha ibindi byose mbabwire ko ahantu Yesu ari icyubahiro cy'abandi kirashira ahantu Yesu ari ubudogiteri ntacyo buba buvuze ahantu Yesu ari ubujenerali ntacyo buvuze ahantu Yesu ari ubwami ntacyo bivuze ahantu Yesu yageze afata icyubahiro cyose akacyambura abandi agasigara ari we wenyine haleluya ngo Zakayo yabwira umuntu akamubwira ati mbabarira ndakwinginze nta kintu wamba ngo nemere kujya imbere kuko nanjye uyu mugabo ndamukeneye ntiwamba amafaranga kandi amafaranga atari bungize kanseri ntiwamba amafaranga kandi amafaranga atari bunguze sida ntiwamba amafaranga ngo ngire icyo nyamaza ndashaka Yesu akora icyo amafaranga atakora yego ngo uyu mugabo witwa Zakayo ngo amaze kubona ko nta kindi cyatuma abona Yesu ngo ahitamo kuva mu bantu bene dareka ngwire inzira yo kubona ineza y'Imana no kuva mu bantu va mu bakubwira ko bidashoboka va mu bakubwira ko byakunaniye va mu bakubwira ngo ntibibaho va mu bantu ngo aragenda va mu bantu ngo arangije agenda mu giti cyitwa umuvumu tugarutse ku igiti Imana ishimwe ngo ageze kuri iki giti biravuga ngo aracyurira ndashaka mvuge ngo iyo umuntu yageze mu giti haleluya amena mwibuke ko Zakayo abantu bose bamusumbaga abantu bose bari bamuruta uburebure ngo ariko ageze mu giti abantu bose bari bamusumba nawe ahita basumba reka mbabwire ngaha hantu tugera tugasumba buri kimwe cyose kitubaha Imana iyo twageze muri Kristo ari we giti tuba barebare iyo twageze muri Kristo turagaragara abatari barazwi baramenyekana natwe twaramenyekanye kubera Yesu ayo twize ibyo dutunze aho tuvuka ntihatwemerera kumenyekana ariko kubera kugera kuri Yesu Imana ishimwe cyane uyu munsi namwe muratuze namwe muratubonye ni kubera Yesu wenyine Imana nihimbaza ngo Zakayo ageze mu giti abagaturika bafashe iyi nkuru barayiryosha bafata Zakayo bamuryamisha ku ishami ry'igiti bivuze iki abantu basumbye Zakayo ahagaze ariko Zakayo ageze mu giti yasumbye yiryamiye dote santole modegre ahantu Yesu atugeza dusumba abantu twiryamiye dusumba abantu twicaye kuko twe twiteruye hari uwaduteruye dushira hejuru hari uwatuzamuye niwe ugiye kutwereka n'Imana ihimbazwe cyane amen biravuga ngo Yesu ngo ahageze ngo arahagarara ndabwiraga mbagura ngo ntabwo Yesu apfa guhagarara gusa Yesu ahagarara kubw'impamvu ntabwo Yesu apfa guhagarara yigeze ahagarara umunsi umwe hari umugabo witwa Batolomayo wari umusezi ngo w'impumyi ngo yumvishe ngo abantu basakuje cyane ngo aravuga ngo niki gituma numva urusaku ngo abantu mubwira ngo ni Yesu wa Nazareti unyuzeho anyuzeho ngo arangije arababwira ati umva mugabo ndamuzi nimwitonde muhamagara za ndenge ngo arahamagara ati Yesu mwene Dawidi ngo ndamubwira ngo icecekere wowe ntiyagutabaha ngo ariko arangije avuga ijambo ritera Yesu guhagarara hari ibintu bituma Yesu ahagarara haravuga ngo mwene Dawidi mbabarira abandi bose bagendaga bashaka gukirizwa abana bandi bashakaga kuzurwa bapfushije abana bandi bari barufite ariko baravuga ngo
mbabarira, ijambo mbabarira Yego. rituma Yesu ahagarara. Yego. Ikindi gituma Yesu ahagarara ni umuntu waciye bugufi nga Zakayo, Yego. wataye icyubahiro agataba ubutware bwe, akurira igiti cy'umuvumu. Iyo wageze mu giti cy'umuvumu Yesu arahagarara. Ngo Yesu agihagarara, ijambo rirambwira ngo Yesu arararama, areba hejuru. Yesu akireba hejuru, abari kumwe na Yesu bose nabo barararama. Reka ngubwire abantu banze kukureba, ariko Yesu nakureba bazakureba utabibasabye. Iyo Yesu yararamye abantu barararama. Iyo Yesu yagutekereje batagutekereje bagutekereza. Ngo Yesu abwira Zakayo ngo ururuka. Ururuka. Uyu munsi ndarari wa. Amen. Kuri uwo munsi Zakayo arururuka. Nari mvuze iki? Amateka ya Zakayo yahinduriwe mu giti. Umugaragu w'Imana Nowa yatabariwe mu giti. Yesu aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Amen. Namwe muri amashami wacu, tuguhaye icyubahiro. Uri umukunzi wacu mwiza, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Twamenye kuri igiti twebwe tukaba amashami. Niyo mpamvu tudafite ubwoba, kubera kuri umurengezi wacu. Reka izina ryawe rikomeze guhimbazwa no gushirwa hejuru. Uha umugisha buri muntu wese uzumva inyigisho kandi igakora ku mutima we, ndetse uha umugisha umuntu wese uzayohereza mugenzi we, kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi bamenye agaciro kabo muri Kristo Yesu. Urakoze kuturengeye kandi kubanye natwe, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.